Niba ushaka kugumana akazi kawe uzirinde ibi bintu. Icya mbere, kwambara imyambaro ihenze cyane kurenza iyo umukoresha. Si ikibazo kwambara imyambaro ihenze, si ikibazo kuko ari n'ibintu bisanzwe mu buzima busanzwe, ahubwo ikibazo ni igihe imyambarire yawe itangiye gutuma abandi bumva ko ushaka kwigaragaza cyane kurenza abo mukorana. Ibyo uzasanga ari ikibazo gikomeye cyane niba ushaka kugaragara imbere y'abandi wambaye neza kurenza abandi, ukumva ko ukwiye kubyirata kurenza abandi. Ibyo bizaba ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse abantu bazatangira kukwibazaho ati dore ukuntu yambaye. Bagira ikibazo gikomeye, ariko ikibazo si uko babibona, ikibazo ni uko wowe ubyiyumvamo, ubigira igikangisho gikomeye cyane kurenza abandi bose, ugashaka kugaragara kubera imyambaro. Icyo gihe rero bishobora kuzatuma ubura akazi kawe, bishobora kuzatuma ubura amahirwe yawe uko ari. Ibyo bizaba ari ikibazo gikomeye. Cya kabiri gishobora gutuma ubura akazi ku mukoresha, igihe kwirata ibintu by'agaciro ufite. Ushobora kuba ufite nk'isaha nziza ihenze cyane, ugasanga utangiye kuyiratana, ariko umukoresha ugasanga nawe abigizeho ikibazo, wenda wambaye isaha ihenze kurenza iy'umukoresha. Ibyo bizaba ari ikibazo gikomeye. Telefone nayo ushobora kuba uyifite ihenze cyane, imodoka ukagura imodoka ihenze cyane, nyamara umukoresha wawe afite imodoka iri munsi y'iyawe. Ibyo bishobora kuzatuma ubura akazi kawe, ndabikubwiye mu by'ukuri. Cyangwa ibindi bintu by'agaciro karenze, kari hejuru, gahenze. Umutungo wawe ni ubuzima bwawe, ibyo ni kimwe, ni ubuzima bwawe bwite rwose, nta n'ukwiye kubikugishaho inama. Ntabwo ari ngombwa rero kuwukoresha mu kwigaragaza mu kazi. Oya, niba uri mu kazi uri mu kazi, niba ibindi ni ibindi. Kwirata amafaranga rero n'ubutunzi nabyo ubigiyemo bishobora kuzakubera ikibazo gikomeye cyane. Kuvuga buri gihe amafaranga winjiza, ibyo utunze cyangwa amafaranga ukoresha, bishobora gutuma abo mukorana bakubona mu buryo butandukanye. Dore ikindi kintu cya kane gishobora gutuma ubura akazi mu buryo butunguranye: kugera ku kazi utinze kenshi. Nukunda kugera ku kazi utinze kenshi, umukoresha wawe ashobora kuzabibona nk'ikibazo. Gutinda rimwe na rimwe bishobora kubaho, ariko gutinda bikaba akamenyero, bigaragara ko udaha agaciro izo nshingano zawe wahawe. Umukoresha ashobora kwibaza, uyu muntu ko yatinze igihe kimwe, akongera agatinda, akongera agakererwa, bigakomeza bikaba byarabaye akamenyero. Si umuntu, si ingeso afite, hari ubwo ari ikibazo aba afite, akabyibazaho cyane. Ariko wowe ukwiye gutekereza rimwe kabiri, ukabyibazaho cyane, ukavuga ati ibi bintu ntabwo bikwiriye, reka nikosore bitazatuma mbura akazi, bikangiraho ingaruka zikomeye. Dore ikindi kintu cya gatanu gishobora gutuma ubura akazi mu buryo butunguranye kandi nawe utabizi: kugirana amakimbirane kenshi n'abakozi mukorana. Niba ukunda kugirana amakimbirane, mukaba mupfa ubusa, mukaba mwabwira umukoresha ati uyu muntu arambangamiye, ibiki n'ibiki, udutiku tudafite shinge na rugero, icyo gishobora kuzatuma ubura akazi mu buryo bugutunguye nawe utakekaga. Nubwo ushobora kuba ufite ukuri, ushobora kuba ufite ukuri mu byo uvuga, mu byo ukora, uburyo ukemuramo ikibazo ni ingenzi.
Umuntu uhorana amakimbirane ashobora gutuma akazi kamubera ingorabahizi. Umukoresha wawe akaba yabyibazaho, ushobora kuba uri mu kuri nibyo, ariko si ngombwa ngo wihutire kujya kurega, kujya kuvuga ngo mfite ikibazo iki n'iki. Oya, mushobora no kubikemura mu buryo bworoshye, mukaba mwahura nk'uko mukorana, mukavuga ikibazo kigakemurira aho ngaho bitageze ku mukoresha. Icyo ni kimwe. Noneho ikindi kintu cya gatandatu gishobora gutuma ubura akazi mu buryo butunguranye nabwo kandi utakekaga: kuvuga nabi umukoresha cyangwa akazi kawe mbere y'abandi. Ushobora kuvuga umukoresha ukajya uvuga ati ariko uyu mukoresha nawe ntashobotse, aduha akazi kagoranye, se burawe ntaba abibona yuko ari ikibazo, ibi yaduhaye we yabishobora? Ntabwo ibyo biba bikwiriye. Ukwiye gutuza. Kunyuzamo ibitekerezo ni kimwe, ariko guhora usebya akazi cyangwa umukoresha bishobora gutuma icyizere cyawe kigabanuka ku mukoresha, kikagwa hasi rwose, akakwibazaho ibintu byinshi. Ntabwo biba bikwiriye rero. Ukwiye kwisubiramo, ukitekerezaho, ukavuga ati nyamara ibikwiye ni ibi ngibi, bikagerageza. Reka twigire kuri iki kintu cya karindwi tudatinze, gishobora gutuma utakaza akazi mu buryo bwihuse. Kugaragaza ko akazi kawe utakigakeneye. Kano kazi nako narakahaze, narakarambiwe. Urugero, uhora uvuga ngo nanjye nabona ahandi, najya n'ahandi. Umuntu abura umubyeyi ngo ntabura umukoresha. Nyamara ntabwo ibyo biba bikwiye. Cyangwa ukaba wavuga ngo ndirukanwa nta kibazo. Kwirukanwa ni iki se? Amagambo nk'ayo ashobora gutuma umukoresha abona ko utitaye ku kazi kawe, akaba yabibona nk'aho nta n'ikinyabupfura ugira, kubera amagambo ukoresha, kubera amagambo uvuga. Ntabwo biba bikwiriye rero. Ukwiye kwisubiraho mu mutima wawe. Ikindi kintu cya nyuma gishobora gutuma ubura akazi kawe ugasanga biragoranye: kwirengagiza amabwiriza no gukora ibyo wishakiye. Umukozi mwiza ntabwo ari uwumvira gusa, ni uwumva impamvu amabwiriza ahari. Ese aya mabwiriza ahari kubera iki? Arandengera se? Cyangwa nayo umukoresha gusa? Ari ku ruhande rw'umukoresha gusa, kandi akubahiriza ibyo ashinzwe. Ugomba kubahiriza ibyo ushinzwe, ukuzuza inshingano zawe, ukavuga ati ese umukoresha ni iki yishimira, reka mbashe kugikora. Ahangaha rero umurongo w'ingenzi cyane ni ukumva yuko nawe ugomba gukora uko ushoboye, ukagerageza gukora uko akazi kawe wagahawe. Umukoresha nawe akaba atabibonamo ikibazo nk'aho yahombye, ahubwo nawe ukunguka. Kandi iyo ukoze neza, byanze bikunze burya umukoresha arabibona, nawe akabona umusaruro uvuyemo. Yabonye umusaruro uvuyemo, nawe akoresha uko ashoboye kugira ngo akuzamure, nawe ukagera ku rugero rukwiye. Mugire amahoro y'Imana.